nese niyihe mpamvu igutera kwambara imyambaro imeze gutya nyine mbishaka mbifirinze oya nubishaka wowe shayitwani ubuwa ngo bayakugendereye sibyo bayakugendereye none yakugenderera wowe ugakora ibyo utazi sibyo ariko nge sinumva ko nawe uramutse umenye ngo iki kintu nagimenye cyangwa nagiye mu nzu y'Imana barakinyigisha sinibaza ko nawe ubwa none se ufasha ubwambure bwawe ukize habona none se ni ngiye urabukunda se singiye urabukunda yaba ari umusaza arabubonye yaba ari inde wese arabubonye ubwo sigo nkawe nyine sibyo uri gutambuka bakakurangarira sibyo wowe ubwawe ukavuga ngo uri mukuri kandi ni shayitwani kukuyobora ibyizanye nakumva rero wagaruka mu nzira nziza inzira nziza nizo kugaruka ukumva iki jambo y'Imana ribivugaho ukagendera ku mategeko y'Imana sibyo kugira ngo nawe ubwawe uzabashe kubona ubwami bw'ijuru umutima nese tuvuye no ku myenda nawe ufite ariko umutima nawe ufite se utekereza ngo iki utekereza ngo iki gucyumweru nzajya kugusha abantu kuwa gatandatu nzajya kugusha abantu nzajya mu bisiramu kugusha abantu utekereza ngo iki mu nzira zawe gisobanura ikintu utekereza aho ngaho ya nzira y'ijuru ntayo wabona inzira y'ijuru uvuga ngo iraharanirwa nta jambo muri Bibiliya cyangwa mu bindi bitabo by'amadini rivuga ku myenda rivuga ati umuntu wambara gutya ntazajya mu ijuru mu idini yanyu si mwambara neza pe harimo abantu beza hakabamo n'abandi babi kandi bambaye neza ugasanga ni umuntu usari 5 ku munsi ni umuntu witanga ya maturo njya numva yanyu n'umutambaje mutagatifu arabukora mbese ibyibanze byose nk'umuyisilamu arabyujuje ariko ugasanga ni umugome niwe murozi niwe muntu wajengereje abaturanyi be niwe muntu waciye ibintu mu muhanda nta muntu umuvuga neza niwe muntu wirwa atukanirwa shyamiranye yirwa ibiki ugira amatiku ugira ibiki n'ubusambanyi kandi nabwo butarekeye ubwo uwo muntu wirirwa avuga ngo urayambaye gutya ngo yambaye utuntu tw'utumini uwo muntu urumva hurehe nanjye ahubwo yiso ntari umusiramu ndi umusiramu ngiye kugukubita umurongo muri Korani ikiganiro gishaka gite kinarangira muri Korani sura ya 49 aya ya 11 haravuga ngo mwiriwe neza abakristo bavandimwe mwe muhereranye mu mpande zigiye zitandukanye reka twizere ko mumeze neza tubahaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Abeza Media aka kanya rero urabona turi hano turi batatu hari ikintu tugiye kuganiraho mwe mwarebye episode ya mbere iyi ni episode ya kabiri murabona ndi kumwe n'abantu babiri hari sister hari na papa nyine nkuko mubibona nanshimira cyane mwe mukomeje kutugaragariza urukundo mwe mukomeje kutwereka ko turi kumwe turabakunda cyane kandi mukomeze musharinga n'inshuti zanyu kugira ngo dukomeze kunguka abantu benshi kugira ngo dukomeze rero kamanze bahereze ikaze batwibwire kugira ngo tubone ko dukomeze ikiganiro cyacu reka duhere ku ruhande rw'iburyo umupapa wacu twibwire amahoro y'Imana n'imigisha bya Allah bibane namwe amazina yanjye nitwa Ndayisabye Onesifore Yusufu reka twakire na mushiki wacu nawe twibwire kugira ngo dukomeze na mambo vipi inshuti zanjye namwe bantu banjye mudukurikiye mwese nitwa Ziada ndasuhuza inshuti zanjye Bella na Grace by'umwihariko mbariho nje kubashyigikira ndaje mbatwike abandi iruhande urumva dufite Ziada na Yusufu nibo bantu tugiye kubana muri iki kiganiro ndetse nanjye ndabangirimo wenda nanze kwivuga mbere yabo nabanje kubakira ngibisanzwe ngiye amazina yanjye ni Ishimwe Eric nkuko mugiye kubana natwe ikino tugiye kuganiraho topic yo ni isanzwe ni ikurikira ya episode ya mbere topic iravuga ngo imyambarire no kwizera cyangwa se imyambarire
no kwizera nibyo biduhesha ijuru, cyangwa se nibyo bizaduhereza ubwami bwo kujya mu ijuru, cyangwa bizatubuza ijuru, harimo kwambara mini cyangwa se no kwambara ukikwiza. Yusufu kuri ibyo bintu ari ukwambara tukikwiza no kwambara mini, wowe urabyumva uti? Bo ngewe uko mbyumva, kwambara kwikwiza mbo uzabona ijuru, ariko ntabwo wakambara ibintu bituma ucumuza abantu ngo uzabona ijuru. Ngewe niko mbyumva kabisa. Yusufu aravuze kwambara ukikwiza bizatuma tubona ijuru, kwambara imbenure cyangwa se mini rwose ho arakurahiye. Reka twumve na mushiki wacu uko we agiye kutubwira, cyangwa se uko we ari kubyumva. Ntago nemeranya nawe kabisa, nta hantu na hamwe imyambarire ihurira n'ijuru. Aho bihurira n'ijuru? Yes. Kwambara mini kwawe wumva ntacyo bigutwaye, wumva uzaribona? Cyane rwose nzaribona. Yusufu amubwira iki ko we avuga ko kwambara mini ntacyo bimubwiye, cyangwa se kwambara mini bizatuma abona ijuru? Ubwo ndumva kugira ngo tumugarure ni ibintu byabanza kutugora, ariko aragaruka. Kuko sinibaza ko wakambara ubusa ngo ugende mu nzu y'Imana. Yego nawe urumva ubwo buremere kugira ngo wambare ubusa ujye mu nzu y'Imana. Yego ese wenda reka duprofite, uramutse wambaye akamini wenda ukaza nko mu musigiti ukaza gusara, ubwo urumva ibyo bintu ukuntu bitabe ubwo umuntu yaba gisare wamaze gucumuza abantu bose. Bose iryo juru waribona gute kandi wamaze gucumura? Nge ndumva rwose ntago twabyumvikanaho neza. Rwose kwambara wikwije nibyo bigomba kuduhesha ijuru rizima. Mwe mudukurikiye nk'uko mumaze kubyumva ku mpande zombi, Yusufu aragira ati wowe wambaye mini rwose kuza iwacu mu musigiti ugasari ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo icyo gihe waba ugisaye ahubwo waba wagushije abantu benshi cyane. Sister wacu akavuga ngo we ntacyo bimubwiye. Ese ubusanzwe ufite imyemerere itandukanye, imyemerere yawe ujya ugerageza kujya gusenga? Ndasenga cyane. Ukajya gusenga wambaye minisi cyangwa se hari ukundi kuntu wambara? Nambara nyine uko numva bijyanye nuko nshaka. Bivuze ngo ari imyambaro miremire n'imyambaro migufi yose uriyambarira? Yose ndayambara. Muri byo byose wambara se niki ukunda kurusha ibindi? Nakubwiye ko biterwa n'igihe. Igihe se gute? Mu mvura, mu izuba, igihe gute? Bijyanye nuko nshaka nyine. Harigenda muka numva nshaka kwambara izo mini cyane ayo makanzu maremare. Uko ndamutse niko nambara tu. Urumva we ngo uko abyutse uko abitekereza niko yambara. Wamubwira iki? Mbo icyo namubwira, buriya amadini aratandukanye. Ngewe akenshi cyane ahantu nakuze kugenda, ibintu nagiye nkunda kubibona mu tubari, bambara ubumini, bambara imyenda iteye isoni. Akenshi nkagenda kubibona mu mabara akenshi no mu mihanda, sibyo? Ese ahubwo sinibaza ko yaba wenda se nubwo wenda reka tuve ku Bisilamu. Ese buriya nubwo aba mu barokore bo bamwemerera gutyo? Iyo dini yambara ubumini ribaho? Wenda byibiza abo mu mihanda cyangwa se mu mabara aho wenda iyo jyaba iyo dini wenda buriya sinzi wenda idini ashatse kuvuga riri ntago nanarimenya. Idini ashatse kwemera ntago kuvuga ngo dusobanurire, ntago nanarimenya riri. None Yusufu none dufashe utubwirire abafite imyumvire nk'iye. Gira icyo batubwirira. Mbo kugeza ubu ngubu ngiye cyo nababwira, hari ibintu kugeza ubu ngubu biteye isoni. Ibintu biteye isoni rero n'ubu ngubu urabona usanga umumama afite nk'abana nka5, ugasanga afite umwana w'imyaka 12 n'itatu, akajya kugura ijipo y'uwo mwana nawe akagura akaguriye. Ngo ngiye kugeza ubu ngubu ntabwo nabimenya. Ese uwo muco tuzawukura hehe? Yaba no mu bakuru uwo muco urahari, ariko ngiye kubagarura nabagarura kugira ngo bambaye bikwije bakagenda neza. Yimbaye n'ubakunze ntabwo azatuma atabakunda, sibyo? Kubera ko bambaye bikwije. Kwambara ubusa ntabwo byo bizatuma tugira gute tubakunda biyandaritse. Wese umuntu yamara gukwereka intege zawe ukaba ukimukunze. Ziada, urumva ukuntu Yusufu nawe avuze kuba uri umubyeyi ukajya ku isoko ukagurira umwambaro umwana wawe ndetse nawe ukigurira, kandi ugasanga iyo myambaro muguze ni imyenda iteye isoni. None se kuki nyine isohoka mu nganda
igihe wambaye umwenda ukumva uri proud yawo ambara rwo ikibazo cyawe gifite wowe ubigiraho ikibazo. ngera uko mbyumva ku mpande zombi numva uko bimeze, ariko njye ntabwo numva ukuntu umubyeyi yajya ku isoko kugurira umwana umwambaro ngo nawe agure uwe, kuko icyo gihe nta muco urimo cyangwa se nta kwigisha uburere umwana. Ubundi hari umugani baca mu Kinyarwanda uvuga ngo wiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo. Ntabwo wowe nk'umubyeyi uzambara umwenda uciye bugufi cyangwa se umwenda mugufi uri kwerekana ibibero byawe ngo umwana wawe abure kukwigiraho. Ete se aho hantu ho nge mbona biriya bintu bishobora kugwisha uwo ari we wese wakubona, biriya bintu bikakwimisha ijuru, bigatuma utajya mu bwami bw'ijuru, kuko hano ku isi ni byinshi birangaza abantu, harimo uko kwambara mini, kandi akenshi mwebwe mubikora munabizi. Nta hantu na hamwe bya mu bitabo bijyanye n'iby'amadini nta na hamwe hadisikasinga ku myenda. Yego numva imyenda ntayihurira no kuba umuntu yajya mu ijuru. Wumva ko kuba wambara mini zawe byaguhesha kujya mu ijuru? Yego rwose icyo ndacyagishimangira. Wenda urugero naguhereza rutoya, hari umubyeyi bita Mariya, ntumva na hano nta muntu utamuzi. Umubyeyi bita Mariya ari we nyina wa Yezu, uko yambaraga turakuzi cyangwa se twarakumvise, yarambaraga akikweza. Kubera iki nawe udukurikiranye iki kibazo nicyo nawe ndakubaza, kubera iki yambaraga imyenda miremire? Icyo gihe nta myenda migufi yabaga ihari. Kwambara imyenda miremire yashaka kugaragaza iki? Yashaka kugaragaza umuco, akanga kwerekana umubiri wiwe cyangwa se kwerekana ubwiza bwe bukaba mu ibanga. Ese wowe niba umubyeyi Bikira Mariya yarambaraga imyenda miremire, kubera iki wowe nk'umukobwa cyangwa se umumama utamufatira iki, atakubera icyitegererezo ngo nawe wambare nkawe? Nuko ntari wenyine nese nge ndiwe. Tekereza ariko wowe ugomba kwambara uko ubishaka. Yego cyane. Ariko uremera ko umuco wacitse? Oya, umuco ntago wacitse, umuco uracyahari. Ariko nimba ubizi neza ubyibuka, kera abantu bakira bambaraga utuntu tw'uduhu tugarukiye bene hano hejuru rwose. Kuki batadodeshaga ibintu birebire, kandi ko bambaraga impu z'inka n'izindi nyamaswa, kandi inka ko ari nini bari bafite no kuba bamanura bakageza ku birenge. Kuki bambaraga impu zigeze hano? Yusufu, urumva ko mushiki wacu ari kutubwira ngo kera bambaraga impu zigeze ahangaha mu bibero. We ubyumva tubivugaho iki? Uwo mushiki wacu icyo tugomba kumwumvisha ni igitebo cye. Kera buriya wenda dukurikije nka bamama batubyaye, sibyo se? Izo mpu kuzambara mu bihe byabo zigira ahangaha nta kibazo byari biteye cyane, ku buryo wenda se byibuze bagendaga, sibyo? Yari yo satimiriza y'abana bari bo bose, sibyo? Ariko noneho mu kugaruka nyuma nabo baje gusanga bambara nabi, bakiri ko bavuga ati tuye twambara twikwije. Kuko no kuvuga ngo nanone turamaze turebye sibye ko kugira ngo tubabwire, wenda urabona nka Bikira Mariya nubwo tumubona hariya wenda mu buryo byoroshye, wenda niwe tugiye ku muhanda dusanga ari amashusho ari hari, kuboneka ko kubona cyane nabwo yambaraga neza. Bwa cyane nabo baje kuza kwigarura rero basanga nabo bagomba kujya bambara nka Bikira Mariya. Ubwo nge numva rwose iyo myenda rwose yakagombye kuvaho bakajya bambara bikwije. Mwe mudukurikiranye urumva ko Yusufu abasobanuriye, mwe mufite imyumvire ngiya ziyada ko kera ko bambaraga impu zigeze hano mu mamunuza, karuko nyine bose bari bambaye umwambaro umwe. Byaje guhinduka rero haza kubaho imyenda, urabizi ku isoko uragenda umwenda muremure urawubona, niyo migufu urayibona. Urumva we urashaka harimo ibyiciro bibiri, harimo abambara imiremire n'imigufi. Wenda ku bantu batagira ngo twatandukire twatayesije, turi kuganira ku kintu cyo kuvuga ngo imyambarire kubemera bose bishobora kuguhesha ijuru cyangwa se bishobora kugutuma utabona ijuru. Harimo kwambara ukikwiza no kwambara mini. Hari icyo
hari icyo Imana ibivugaho cyangwa se hari icyo Bibiliya ibivugaho cyane cyane tutagendeye ku bintu byanditswe n'abantu mu bitabo nka dictionnaire cyangwa se philosophy z'abantu. Hari icyo na Bibiliya ibivugaho. Ese Bibiliya Ziyada, Bibiliya urayemera? Ndayemera. Hari Bibiliya, hari na Korowani, byose urabyemera? Byose ndabyemera. Ibibamo se amagambo avugwamo yose urayemera? Yego ndayemera. Ubwo uyemera rero reka turebe basi noneho mu byanditswe. Numva mu byanditswe Yusufu ari wenda arashobora kuza kugarukira, wenda akitekerezaho agasanga wenda nawe hari uko yitwaraga bitari ngombwa agahinduka wenda muri ubwo buryo. Yego. Bo ivyo nibyo bya mbere by'ingenzi, reka tujye mu byanditswe. Turebe ko wenda nawe wenda yagaruka akajya mu murongo muzima, tujye mu byanditswe. Aha hanze hari ukuntu umuntu yica ikintu akizi. Nk'ubu reka turebe mu gitabo Abakolosayi ibice 3:5 twumve uko atubwira. Ni n'amahirwe ubwo ahemera. Fasho Mama. Gatatu 5 haravuga ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kugirira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenya ibigirwamana. Urumva ahangaha gutakaza umuco harimo kwica ibintu bizi. Urambara mini uzi ko atari byiza cyangwa se uzi ko bishobora gutuma utakaza icyubahiro cyawe. Ibyo si ubyumva uko mbivuze? Ndabyumva kuko byanditse, ariko hari akantu nashyiraho. Akahe? Navuga ko si ugutakaza umuco, kuko haza n'uburenganzira bwa muntu. Ese uburenganzira bwa muntu twavuga ko umuntu yatakaje umuco? Kwambara mini ni uburenganzira bwa muntu. Ariko ndari n'ikintu nabwira ku bantu nkamwe bafite imyumvire nk'iyawe, mwe mwambara mini cyangwa se namwe mureba abo bambara mini. Ushobora kubura kutureba ahangaho ukavuga ati rwose twarayobye. Uko ndagira ngo ubwire wowe ufite ibitekerezo byo kwambara mini ngo nibyo bishobora kuguhesha ijuru, ndagira ngo ubwire ngo wowe ni wowe wayobye. Ndetse nawe ureba abo bantu bambara mini, nawe hari icyo Bibiliya kuvugaho. Siko bimeze? Niko bimeze. Reka nawe tumurebeho wowe ureba abo bambara mini, nawe hari icyo Bibiliya ikuvugaho. Reka turebe mu Migani 23. Migani 23 wowe ureba Migani 23 guturuka kuri 31 kugera 34. 31 haravuga ngo ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, amaherezo ijyana nk'inzoka igatema nk'impiri. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. 34 nukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge. Hano 31 hatubwiye ngo nk'uko ureba vino itukura
nk'uko ureba vino itukura igihe ibirira mu gikombe imanuka neza. Wowe ureba ari amata kuyura mukobwa cyangwa se ura mu mama ukareba biriya bibero, mu by'ukuri ako kanya uraba wumva ko urimo neza cyangwa se uriyumva neza, ariko ibiri buze kuba mu kanya ntabwo uri buze kumenya ibyo ari byo. Hari ibiri bikubeho mu kanya biraturuka kuri ibyo bintu warebye, ariho urasanga umwana w'abandi yitambukira, wakomeje kureba amatako yiwe, wakomeje kureba imyambarire yiwe, ugasanga ukoze amarorerwa, baragufashe baragutwaye, kandi mu by'ukuri wowe wahaje irari ry'amaso yawe. Hano umurongo wa 32 haravuga ngo haravuga ngo amaherezo ijyana nk'inzoka igatema nk'imbiri. Ijyana nk'inzoka igatema nk'imbiri. Ayo matako uri kureba ni kwa kundi uzaba uri mu muhanda ahantu, wagiye mu kabari runaka, usanze abantu bambaye bene uko nguko, wakomeje kubitegereza, mo kimwe wasomye kuri ya vino cyangwa se kuri ya nzoga yawe, wasinze wabaye ibyatsi, utangiye kuvuga ibintu biterekeranye, ugiyeho uhuye n'umuntu murarwanye, mo kimwe uhuye na gisita uramwishe, ako kanya inzego zibanze zati zikugeraho zibikubaze, kandi mu by'ukuri wabikoze uzi ko wewe bitari bitanga iki, nta mpanuka ibigutereho, cyangwa se ugasanga wishe umutekano mu bundi buryo bikugizeho izindi ngaruka. Hano 33 aravuga ngo amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka. Abenshi ntabwo dukunze kureba umuco nk'uko wowe ushigikiye kwambara mini nk'uko ubivuga, ntabwo twebwe tukireba ku muco, ahubwo turi kureba ku bintu biri kwaduka. Ziyada yatanga avuga ngo turi muri digitali cyangwa se turi mu generation. Ese wowe ubitekereza uko nguko, uri kwica umuco ubizi, uri gutandukira ubizi, ugasanga ahangaha ni hahandi uba uri kugenda ukabona umuntu nyine ukamwibeshyaho. Wabona umuntu agenda mu muhanda yambaye uko nguko, kandi mu by'ukuri wowe ntago washima ko iwawe mu rugo bakwambara uko. Urumva, ugahaza irari ry'amaso yawe ukumva ko kwa runaka aribo bakwambara imyenda migufi, kandi wowe ng'umugabo cyangwa se umugore cyangwa se umudamu ntago wakwemerera umwana wawe ko yambara iyo myenda migufi, kuko uri gushishikazwa no kumva ko runaka ari we wabikora, runaka ari we wabyambara, kugira ngo uhaze irari ryawe. Kandi mu by'ukuri icyo gihe uri kwica ibintu bizi. Ahangaha ku murongo wa 34 niho havuga ngo ni ukuri uzagenzwa nk'ujyamye mu nyanja, uzajya kunywa inzoga ugira ngo yibagije ibibazo, ugira ngo ibibazo ufite ngo nunywa inzoga urabura kwibagiza ibibazo, kandi mu by'ukuri nutaha izo nzoga wanyweye zikakuvamo, urasanga ko ibibazo byikubye kenshi, urasanga ibibazo byikubye. Noneho akongera akavuga ngo cyangwa se nk'umuntu ujyamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge, ni hahandi uzanywa inzoga zawe wasinze wiguriye mu mafaranga wavunikiye, ugataha wasinze, uhuye nawe ushamburiya nawe, uhuye nawe mushwana mupfa ubusa, uri kumuziza ubusa. Noneho akenshi uhure n'impanuka usange wikubisa ahantu ku mabuye, wenda n'urugero, cyangwa se muri rigori, uzajya gukanguka cyangwa se izo nzoga zizajya kukuvamo, wisange wageze mu bitaro. Ariho nk'ahantu uzasanga byagucanze bitewe no kwica ikintu ukizi. Yusufu, ibyo bintu siko bimeze? Mbo ibyo niko bimeze, ariko mushiki wacu ni uri kubwirwa, turagira ngo twumve ko ava kwizima agaruka mu murongo muzima. Ziyada, ibi bintu urabivuga hiki? Ntago byavamo nkuko Bibiliya ibivuga. Umuntu agomba gusuzumwa
bigendeye ku mutima ariko ubu ni abantu muzi baba bambaye bikwije ariko amabara bakayarusha abo bambaye amamini. Ubu nta ngero nyinshi muzi. Gute? Umuntu akaba yambaye ayo makanzu mushaka maremare ariko umutima we wuzuye iryo rari, wuzuye n'ibindi binarenze byo kuba umuntu yakambara mini. Yakwambara mini? Yes. Akambara mini kandi yambaye imyenda miremire. Nshobora kwambara mini mfite umutima mwiza ntasambana kuko ibyo bibaho, ariko hakaba undi muntu wambara imyenda miremire wihishe mu ndimi imbere wujuje ibyo byose kandi wambaye mini mwanciriyeho iteka kandi nyamara uriya ntimumuvugaho kandi niwe mubi. Ibyo ntabwo mubizi. Yusufu wambwira iki? Abisoma hehe ngo tubwire? Nkuko uvuga ngo hari uwambara umwenda muremure cyangwa se akambara kikwiza agakora amabi. Ubwo urumva iyo ni ya kamere y'umuntu nguko wabivuze. Ariko twebwe icyo dushaka ni iki ngiki, cyangwa se ikintu turi kuvugaho ni iki ngiki. Kwambara ukikwiza n'imyemerere bishobora kuguhesha ijuru. Kutambara ukikwiza bikaba intandaro yo kubura ijuru. Nkuko Yesu yavuze ngo ntawe uzajya kwa Data atamunyuzeho. Cyangwa se ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurebe nubwo ndagibuka neza ni ijambo turi busange muri Matayo 11 na 12. Ntabwo ngibuka neza ariko reka turisome. Matayo Matayo 11:29. Ano avuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Urumva ko Bibiliya iri kuvuga mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Ese ni iki twigira kuri Yesu? Twigira kuri Yesu. Ese Yesu tuzamwigiraho kwitwara uko twishakiye? Tuzamwigiraho imyifatire itari myiza? Cyangwa uko tuzagendera mu nzira ashaka? Erega Yesu hari ikintu ubundi yavuze, hari ibyo yatubujije n'ibyo yatwemereye. Nubwo bakubwira ngo vino ni umukobanyi, niko kuri kunywa inzoga ntago byemewe ni icyaha, ariko wowe urarenzaho ukajya kunywa inzoga. Kandi mu by'ukuri iyo nzoga ugiye kunywa icyo uri bugukoreshe mu kanya uraza kukibona. Arega nubundi hari ikindi tugomba no gushimangira kugira ngo abyumve neza. Yesu nta muntu numwe yegeza acumuza. Yego? Nta muntu yegeza acumuza Yesu, nta nuwegeze afata umwanya wo kumwibazaho. Sibyo? Ni nayo mpamvu rero twebwe twagombaga kugera ikirenge muke. Iyo bavuze no kugera ikirenge muke. Sibyo? Ariko ngewe ntago turi buze kubyemeranwa ngo mbwire ngo uzafata ngo iyo mini ngo ugende mu nzira ngo ugiye gusenga. Sibyo? Ose Yesu yegeza ajya gusenga yambaye akamini. Araho yegeza ajya samwamubonye. Twagombaga kugera ikirenge nk'icya Yesu. Uzi kuntu ibintu bimeze? Abefeso 2:8. Abefeso 2:8. Ndumva uri bumfashe kabisa. Abefeso 2:8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Yego. Rero urumva ko umuntu akizwa kubwo kwizera. Ntago biva kuri iyo myambarire no ku bindi n'ibindi. Ubwo ndumva noneho yimbakizwa kuzizera se bayamambare nayizaza. Buri ubwo ashaka buri yimba iryo jambo ariza akabarizikana mu mutima. Ko umuntu akizwa no mu kwizera. Mbere zo gukizwa kwiwe agomba no kwizera ko atagomba gucumuza abantu. Sibyo? Ibyo byose bikagendana. Akambara ibijyanye. Turamutse turebye ahangaha Abakorinto ba mbere 11:5. Somera twumve uko bivuga. Aravuga ngo
ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye mu mutwe we yego aba awukojeje isoni yego kuko ari bimwe rwose no kwimyoza ni bimwe no kwimyoza yego aho rero icyo dushaka kuvuga umugore wese usenga atatwikiriye umutwe aba awukojeje isoni ubwo tugiye kugaruka inyuma ntiwumve ngo twagiye kuri bashiki bacu ariko natwe ubwacu yaba no ku bagabo yaba no ku basore naho gacyarimo ikibazo yimba ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenge twipfutse dusenge twikwije uranyumvisha gute ko tuzagenda wambaye uko wishakiye uzagenda mu gusenga ipantaro we kugenda irereta rimwe na rimwe ukagira ngo wanayineyemo sibyo urumva ko ni ikintu giteye isoni wenda kuri iri jambo ryawe kuri uyu murongo wawe hari ikindi kintu nakongeraho yego kuri wowe udukurikiye ufite imyumvire yo kwambara mini nawe ubireba kuko mwese twababonye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga wowe hano ijambo ry'Imana yavuze ati buri mugore wese usenga cyangwa se uhanura adatwikiriye mu mutwe yego sinzi ako kantu nibura kukumva adatwikiriye mu mutwe wowe uri kudukurikirana niwe turi kubwira kubera iki bavuze ngo adatwikiriye mu mutwe azaba awukojeje isoni ni umutwe gusa kandi mu mutwe nta kindi turi bubone ni umusatsi no mu maso natwikira aratwikira umusatsi wonyine noneho uragenda mu muhanda wambaye imini igeze mu matako urashaka kugaragaza n'imyanya yawe y'ibanga aho hantu mu Baroma ibice 10 umurongo wa 10 handitse ngo kuko umutima w'umuntu ari wo yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa ongera dusubiriremo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa ibyo bintu byo kutubwira ngo ngamamini ibyo byo kwishyira ibitambaro mu mutwe se murumva harimo umutima w'umuntu ariko aho ngaho dusubiye wenda inyuma gatoya dukurikije n'ikijambo ry'Imana ritubwira sibyo tubyiyumvishemo neza ko yimba uzajya gusengera mu bapadiri sibyo ugasanga abaheza abapadiri bambaye neza sibyo ukajya mu bisilamu sibyo wenda mu bisilamu nta mukobwa nta mwana winjira mu musigiti wo yambaye ibyo byo baranabimenyereye barabyakiriye none twari dukurikije uko ijambo ry'Imana ritubwira tukanabishishikariza duhereye no kubwira n'uri rugo twumva twebwe bikunze nitugendera ku by'isi tukumvira amategeko y'Imana n'icyo yagiye avuga ikibazo kiraho ngaho kugendera ku by'isi nitugendere ku by'isi tugakurikiza amategeko y'Imana nk'uko abivuga nzi ko iryo juru twese twazarigeramo neza nose kubyumva ntago ariko mbyumva harabura iki harabura kukwemeranya ku myambarire none se nababwiye ko umutima w'umuntu ari wo yizeza ngiye muri urwo rusengero kwa padiri uko yambaye nuko nambaye ntago bisa ariko agomba gukurikirana ibyo nyine akigisha iryo jambo ry'Imana nanjye nkizeza umutima wanjye tutagiye kureba ku by'imyenda dusubiye inyuma gatoya hari ijambo yaduhaye twavuze hari ahantu bavuze ngo ari impamvu sinzi impamvu nahatinze kuko niho hantu hareta hakumvisha ukuri hanumvisha uri dukurikiranye akumva ukuri akicara akabitekerezaho hano ijambo ry'Imana mu Bakorindo ba mbere 11:5 bavuze ngo buri mugore wese usenga cyangwa se uhanura agomba kuba yitwikiriye mu mutwe kwitwikira mu mutwe ni ukugira ngo nyine akore umurimo w'Imana nk'uko Imana ibishaka none wowe urifata ntabwo ushaka kwitwikira mu mutwe
ahubwo noneho urarenzaho ukambara mini, urashaka kugaragaza n'imyanya yawe y'ibanga. Ese mu mutwe n'ibyo bibero byawe uri kwerekana ahateye isoni nihe? ese hari abo byanditse ko abatitwikiriye mu mutwe itabareba? Ikitabareba Imana ireba abatwikiriye mu mutwe cyangwa twese iratureba? Mu by'ukuri burya rero Imana nta muntu yanga, ahubwo yanga icyaha cyangwa se yanga ibyo ukora bibi. Wowe ikintu uri gushaka kumvikanisha nuko uko kwambara mini Imana itabura kukureba. Kukureba kose rero ntago bujye bikwishimiye, ibifite agahinda kenshi. Sikubyumva mbongiye uko mbyumva aho ngaho. Ntago yavuga ngo ari Imana itareba, ngo ari Imana itareba, ngo kubera ko nambaye mini, ngo ko nambaye. Ni ukuvuga ngo buri ikintu tureba mu isi cyangwa se no kwa madini kwimwumvisha biragoye. We aba yumva ko Imana iri kumureba kandi yarangije kugira gute? Yarangije kuba shayitwani. Buriya shayitwani bayamukujije isoni. Sibyo shayitwani buriya aba yamugendereye. Kuko shayitwani iramutse itamugendereye ntabwo yatinyuka kwinjira mu marembo y'inzu y'Imana yambaye ubusa. Sibyo ibaze aturutse inyuma, abantu bose baramurangariye, ameze nk'igihe shayitwani nyine izamuka ije kugerageza umuntu. None navuze ko n'abagenzi bacu harimo abagabo n'abasore ubona bose bambaye ipantaro ukabona ni ibintu biteye isoni. Ariko no kuvuga ngo wowe ntuzajya ubikora ugira ngo ugiye mu nzu y'Imana, ari ugiye kuvuga ngo Imana izakureba, wamaze kuba shayitwani, ahubwo waje kugerageza abantu. Sibyo ibyiza no kuvuga ngo yimba wemera kujya mu murongo mwiza wo gukiranuka, emera. Sibyo emera ugendere kuri gahunda ku mategeko y'Imana nk'ikijambo ry'Imana. Ni hari igihe nshobora kwambara iyo myenda mushaka no kugenda muri iyo myemerere, ariko ku mutima nkiyumva ko nambaye kwa kundi. Ikingenzi se nike si ukuba umuntu atunganye ku mutima. Reka ngo bwire rero aho ngaho ndahumva ushobora kwambara imyambaro yawe miremire ariko ku mutima wawe nundi ucyambaye iyo meni. Icyo gihe rero ndabyumva, ni wowe ku giti cyawe uzizira. Nunagwa mu makosa azaba ariko reka kugwisha mugenzi wawe mu makosa. Mugenzi wawe yambariye neza, agiye gusenga, afite kwiza. Erega kwambara mini ni ibintu buri wese hano hanze muri societe, buri wese ahita abasha kureba. Ntago azajya kureba mu maso kandi ubona wambaye mini, ukazajya kureba kuri ibyo bibero washyize ku gasozi. Numva nyine ikibazo gifitewe hari n'ibindi ubona batajya banabasha kwineguraho cyangwa ngo babaze banabirebe, cyangwa ngo nabo ubwabo banigaye bahindukiye inyuma bavuga ati se ibintu dukora nibyo. Uzi gutambuka umuntu akakubwira ngo ubwo urabyumva, buri wese akakubonamo indaya. Yo kumva wowe urahindukira kandi ari wowe yarangariye, ariko icyo yashatse kukubonamo yakikubonyemo, yakubonyemo indaya. Mbonyemo icyo ashaka ariko njye si cyo ndicyo. Urumva nese niyihe mpamvu igutera kwambara imyambaro imeze gutya? Nuko nyine mbishaka mbifirinze. Oya nubishaka wowe shayitwani. Shayitwani uvuga ngo bayakugendereye, sibyo? Bayakugendereye noneho yakugenderera wowe ugakora ibyo utazi, sibyo? Sibyo ariko nge sinumva ko nawe uramutse umenye ngo iki kintu nagimenye cyangwa nagiye mu nzu y'Imana barakinyigisha, sinibaza ko nawe ubwa none se ufashe ubwambure bwawe ukize habona. None se ni ngiye urabukunda se? Singiye urabukunda. Yaba ari umusaza arabubonye, yaba ari inde wese arabubonye, ubwo sigo nkawe nyine. Sibyo uri gutambuka bakakurangarira, sibyo wowe ubwa ukavuga ngo uri mukuri kandi ni shayitwani kukuyobora. Ibyizanye nakumva rero wagaruka mu nzira nziza. Inzira nziza nizo kugaruka ukumva iki jambo ry'Imana ribivugaho, ukagendera ku mategeko y'Imana, sibyo kugira ngo nawe ubwa uzabashe kubona ubwami bw'ijuru. Umutima nese tuvuye no ku myenda nawe ufite ariko umutima nawe ufite se utekereza ngo iki? Utekereza ngo iki? Utekereza ngo iki? Gucyumweru nzajya kugwisha abantu, kuwa gatandatu nzajya kugwisha abantu, nzajya mu bisiramu kugwisha abantu. Utekereza ngo iki mu nzira zawe? Yisobanura ikintu utekereza aho ngaho. Ya nzira y'ijuru ntayo wabona. Inzira y'ijuru uvuga ngo iraharanirwa. Nta jambo muri Bibiliya cyangwa mu bindi bitabo by'amadini rivuga ku myenda, rivuga ati umuntu wambara gutya ntazajya mu ijuru. Ndacyabishimangira. Mwe mu ndeba mugacumura ni akazi kanyu, njye mpfa kuba mu kugushishikariza nkaho nka mushiki wacu, mu kugushishikariza
twakugarura hafi tukakugarura mu nzira nziza sibyo ukajya mu murongo muzima tukakugarurira hafi ukumva sibyo ukumva ijambo ry'Imana rikubwira yimba wumva ngo ni mu mutima wo kumva ko ijambo ry'Imana yimba rikubwiye ngo kora ibi byo ukora hasigaye icyambere sinica ntabwo mba nagiye gusambana yego wabyigwa n'iki oya wabirangije kare babikubonamo izo ngeso bazikubonamo bakavuga ngo ibyo bintu ntabwo ari agaciro ariko njye ndabizi ko atari byo mbagiyemo buriya uzi kubona umuntu w'umukobwa yambaye neza umukobwa wambaye neza uwo ari we wese atambuka akagira amatsiko sibyo uwo ari we wese agashaka kubaza ngo kwa runaka ni hehe ntwese ubu ngubu ko numara kwambara nabi hari uzakubaza bazasigara bakubariza mu kabari ntabwo ari mu nzu y'Imana ni mu kabari bazasigara bakubariza kuko ntabwo bazavuga ngo uri wo kwa Yusufu mu kabari bambara amakanzu kwa Yusufu sibyo bazavuga kwa Yusufu se kwa Yusufu ni umwisilamu nta bakobwa nkaho ngo bafite ahubwo n'abazasanga kwa Yusufu bazasanga bambaye neza ariko nuko ngo bavuga ngo nuwo kwa runa bazasanga ari wa wundi wa mu kabari ubwo urumva se akobwa kana agaciro yego ntago kwambara neza ari ukwambara ibyo wowe ushaka ni ukwambara ibyo ngewe nshaka kuko ninjye wambaye kandi nkumva ko nambaye neza ntago ari ugomba kumwe ngo wambaye neza cyangwa nambaye nabi siko bimeze nturi umusilamu ngiye kugukubita umurongo yego ikigo nigishaka kirangire yego hari umurongo wo muri Korowani sura 49 aya ya 11 yego handitse gutya yego yemwe abemeye Imana yego ntimukanyega abandi wasanga wa wundi unyega ari we mwiza ku Mana yego ntimugasebanye kandi ntimukitana amazina mabi mu idini yanyu si mwambara neza mwambara neza pe harimo abantu beza yego hakabamo n'abandi babi kandi bambaye neza ugasanga ni umuntu usari 5 ku munsi yego ni umuntu witanga ya maturo njya numva yanyu n'umutambage mutagatifu arabukora mbese ibyibanze byose nk'umuyisilamu arabyujuje ariko ugasanga ni umugome niwe murozi niwe muntu wajengereje abaturanyi be niwe muntu waciye ibintu mu muhanda nta muntu umuvuga neza niwe muntu wirwa atukanirwa shyamiranye yirwa ibiki ugira amatiku ugira ibiki n'ubusambanyi kandi nabwo butarekeye ubwo uwo muntu wirirwa avuga ngo urayambaye gutya ngo yambaye utuntu tw'utumini uwo muntu urumva hurehe nanjye ahubwo icyo Korowani ikubwiye aho ngaho turacyemeranwaho iyo ni Korowani ntabwo igihinduka sibyo ariko abo bantu uvuze ibyo nibyo dushaka kugira ngo bose baze bagaruke mu murongo mbese urumva abo bantu baze mu murongo baze bumve icyo Imana ibabwira abo bantu natwe tugenda tubahamagara bakaza bagaruke mu murongo nk'uko nawe twagusanga hehe nawe ukaza ukagaruka mu murongo kuko iyo ni Korowani kibuze n'icyo ntabwo gihinduka ariko abo bantu twebwe turemeza kubagarura baze mu murongo sibyo baze mu murongo baze munambaye mina ninjye mwiza ku Mana kurusha uko byagenda kose yaba ari aho ngaho mu Bisilamu yaba ari aho ngaho mu muhanda yaba aho ariho hose sibyo nta kintu na kimwe uba wemerewe gukora kigaragarira abantu ku buryo wowe ubwawe wakiyesha icyubahiro imyambaro yacu ni myiza yego iyo ni Korowani yabivuze sibyo iyo ni Korowani ntabwo tuyihinduka ntabwo tuyihinduka noneho uko ni ibintu bimeze ku mpande zombi urumva ibyo kwa Ziyad uko bimeze ati aba bayisilamu hari abeza n'abihisha muri iyo myambaro twakunze kuvuga gusa ngiye ikintu ngiye kubabwira wenda twanasorezaho wowe udukurikiye reka ngusigire uyu mukoro ugira uti iri ni ijambo riri muri Bibiliya urasigara nawe utekerezaho ni ijambo turi busange mu Migani 27 umurongo 23 iri jambo uze kuritega amatwi wowe udukurikiye ufite imyumvire cyangwa se imyitwarire
yo kugwisha abandi cyangwa se yo kwambara ibintu bidahwitse. Haravuga ngo Imigani 27:23 haravuga ngo gira umwete Imigani 27:22 haravuga ngo nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano, ubupfapfa bwe ntibwamushiramo. Uko wabigenza kose, icyo twakubwira cyose, wararangije kwisetingamo ibintu ati nge mini nzazambara uko byagenda kose n'abandi mukuri cyangwa se n'abandi ari mukuri, aka kanya nge nta kintu mfite cyo kukubwira. Niwemera uzabivamo, uyoboke inzira nziza ikujyana mu ijuru, cyangwa se ugume aho wahisemo kubaho. Nudakorera Yesu cyangwa se nudakorera umwami ngo uzajye mu ijuru ryiwe, hari abazamukorera. Nutamukorera nta gihombe we afite, kuko we gukorera Imana wowe ni inyungu zawe, si inyungu ze. Ni wowe uyishaka, we ntabwo igushaka, mbese ishaka uyishatse. Naho ngaho twasoreza ikiganiro, gusira ijambo riri mu Migani 27:22 uhasome witonze, nawe uhigeho, uhatekerezeho. Gusa numva ari ngaha twasoreza ikiganiro. Ndizera ko twabanye neza. Ibitekerezo turabikeneye kugira ngo tugire n'ibindi twabagezaho biturutse mu bitekerezo muduhereza muri comment. Turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Bye bye.